Ndabasuje kandi abifurize byiza. Ndabashimira ko mukomeje gukurikira ibiganiro binyuzwa ku rubuga Iyungure. Ibiganiro mumenyereye yuko bidufasha guhindura imitekerereze, bikadufasha kugira ngo tubashe kureba uko abandi babikora, natwe turusheho kubikora neza kurushaho. Ndabashimira mwese mwakoze subscribe ku rubuga, ndashimira abantu mwese mukurikira ibiganiro biri kuri rubuga, kandi abakomeza kugenda bambwira yuko bibafasha mu buzima bwabo busanzwe. Ndabashimiye mwese, dukomeze tubisangiza abandi, ntitubyihererane kandi dufashe n'abandi. Nimba ubonye video utabasha kureba cyangwa wenda itari bugufashe, ndagusaba kugira ngo ubashe kuyisangiza abandi, yafasha kugira ngo babashe guhindura imitekerereze yabo kandi babashe kugira ibintu byinshi bagenda biyungura mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Njyewe kubatamenyereye nitwa Mukase Josiane. Uyu munsi turaganira uburyo umuntu ashobora gufasha umwana kuva ku mwaka wa mbere akagira ibintu bimwe na bimwe agera ku myaka 2 azi kwikorera. Ntabwo ndi umuganga cyangwa ntabwo nabyigiye, ariko kubera kugenda nsoma ibintu bitandukanye, kubera kugenda ndeba ibintu bitandukanye, uburyo babikora, uburyo abahanga bagenda bavuga imikurire y'abana, byatumye ngenda nkora ubushakashatsi kugira ngo mbashe kumenya uburyo narera abanje, hanyuma mbashe kubarera ukurikije uko imyaka yabo ingana. Nibyo nifuje kubasangiza uyu munsi kugira ngo mbereke abanje ufite imyaka 2 azi gukora iki. Ese guhera ku mwaka wa mbere kugera ku myaka 2 ubu ngubu afite abasha gukora iki, hanyuma tubashe kubyigiraho, tubashe no kugira ngo turebe abacu aho bageze, hanyuma turebe neza uko twagenda tureba imyaka yabo nibyo baba bazi gukora, niba byaba bijyanye koko. Usanga kenshi abantu, iyo umuntu abyaye, abantu benshi bamugira inama zitandukanye. Ntabwo tugira ahantu tubyiga neza kugira ngo ubashe kumenya uko warera abana bawe. Kenshi usanga tubikora nk'uko batureze, ugasanga nta handi hantu dufite ho kurebera uretse kubikora nk'uko batureze. Ariko twagiriwe amahirwe yo kubasha kuba dufite ikoranabuhanga, yo kubasha kuba hari ibitabo bitandukanye bimwe na bimwe bigenda bisobanura uburyo ushobora kurera umwana n'ibyo aba azi gukora mu gihe cy'imyaka ye uko agenda akura. Nibyo rero nahereyeho nkagenda ndeba ese umwana namurera gute, ese ibyo azi gukora ni ibihe. Ibyo ngibyo bikadufasha kugira ngo tubashe kumenya uburyo twabikora. Nibyo ngiye kubasangiza mu kanya, ntimucikwe. Uburere bw'abana buratandukana, haba ku bana ubwabo cyangwa se ku babyeyi. Usanga ababyeyi bafite imirere itandukanye no mu buryo butandukanye, ariko abahanga cyangwa abantu babyigiye usanga bagenda berekana ese buri mwana ku kigero cye ni ibiki ashoboye gukora, ni ibiki yabasha gukora, kandi bakerekana imikurire ye ukuntu igenda itandukana. Nubwo abana batandukana mu mikurire, usanga kenshi yatagize ikibazo cy'uburwayi, usanga hari igihe ugenda ureba ukamenya ngo ku mwaka agomba kuba agenda, ku mwaka n'igice agomba kuba azi gukora ibi, ku myaka 2 ni umwana ukora ibi bitandukanye. Rero ukaba ushobora kubona yuko abana bagenda batandukana, ariko abahanga bagiye berekana buri mwana wese agomba kuba azi gukora iki mu gihe runaka, agomba kuba afite ibyo azi gukora mu gihe runaka. Uyu munsi turaganira uburere bw'umwana ufite guhera ku mwaka 1 n'ibyo abasha gukora iyo ageze ku myaka 2. Ibyo tuganira ni ibyo nakuye mu bushakashatsi butandukanye, kuko maze kubyara nasanze nta bumenyi mbufiteho, bityo mbasha kugira ngo ndebe ababihugukiwe, ndebe ababizi babimfashemo. Aho ngaho nifashisha ibitabo, nifashisha amakuru atandukanye. Usanga iyo ubyaye buri wese akubwira ibye, ukabura ibyo ufata, ukabura n'ibyo ureka. Ni byiza rero kugira ngo turaba babihugukiwe, turebe ababyigiye, hanyuma noneho batufashe kugira ngo batwereke uburere bw'abana uburyo twabyifatamo. Reka rero mbaganirize uwanjye ufite imyaka 2 guhera ku mwaka 1 icyo twakoze n'ibyo azi kugeza ubu ngubu. Muri iki kiganiro turarebera hamwe iby'umwana ufite imyaka 2 azi gukora. Ese umuntu aba yamugaburiye iki guhera ku mwaka 1 kugera ku myaka 2 kugira ngo abashe kugira ubudahangarwa bw'umubiri. Hanyuma tuze kureba uburyo umubyeyi afasha umwana mu mikurire ye. Guhera ku mwaka 1 umwana aba atangiye kwiga kugenda.
hanyuma akamenya kugenda neza iyo afite umwaka umwe n'amezi 3. Icyo gihe rwose aba ari umwana utambuka neza, ugenda neza. Umwana wanjye guhera ku mwaka umwe n'igice natangiye kumutoza kumenya kugira isuku, kumukuramo pampa, kandi ntangira kumumenyereza kujya kuri po. Hanyuma ubwo ngubwo utangira umumenyereza amasaha, hacamo amasaha 2 ukamujyanayo, hacamo amasaha 3 ukamutwarayo. Mbese ugenda umumenyereza ukurikije uburyo agenda amenyera, kubera yuko abatarabasha kuvuga. Niba ashaka kujya mu bwiherero ubasha kumutwarayo atarabivuga, ukagenda umumenyereza kwiryamisha, kuba yajya mu buriri ntawe umuhetse cyangwa ntawe umubikiriye. Hanyuma kandi ukamutoza amasaha yo kuryamaho. Ibyo ngibyo ni ibintu utangira kumutoza afite umwaka umwe n'igice, agagenda abimenyera. Umwana icyo gihe ni umwana ku mwaka umwe n'igice ushobora kuba yavuga papa cyangwa mama cyangwa baby. Mbese abatangiye kumenya amajambo amwe namwe ashobora gukoresha y'ibintu bibera mu rugo. Utangira kugenda umutoza kurya ibintu bitandukanye, bityo akagenda amenyera indyo zitandukanye. Ukaba wamuha igikoma, ukamuvangira na sosoma, ntahore ku bintu bimwe. Uyu munsi niba wamuhaye igikoma kirimo amasaka n'ingano, ejo ukamuha sosoma, ejo ukamuha amafu atandukanye. Waba urimo kumutegurira imboga, ugategura imboga zitandukanye zirimo dodo se, zirimo ishu, amashaza, kokombure. Ukamumenyereza kurya imboga zihiye n'izidahiye, ukamukatira izidahiye ku buryo yihereza, kandi akagerageza kurya imboga zose zitandukanye. Uko ugenda umutoza ibintu bitandukanye, imyaka 2 ijya kugera nawe azi ibintu bitandukanye. Abazi kwiryamisha, umwana ushobora kubwira uti genda kuryama, akaryama, agasinzira ntawe umubikiriye. Iyo amasaha ageze araryama rwose, tukamusezera akiryamisha. Ntabwo acyambara pampa haba ku manywa cyangwa se nijoro. Usanga rero ari umwana uzi utuntu twinshi dutandukanye. Ni umwana uvuga amagambo atandukanye, akaba yavuga ijambo cyangwa yakubwira ibintu bitandukanye. Ni umwana uzi kwirisha cyangwa kwinywesha amata, jus, amazi. Azi kuvuga interuro, ashobora kuvuga interuro igizwe n'amajambo nk'6 cyangwa 5. Ugasanga ni umwana ubaza mama ugiye ku kazi, unzanire banana cake, chaka agapfukamunwa. Mbese ugasanga hari amagambo, hari interuro avuga ndende, akabasha kuyivuga ntawe umufashije. Ikindi kandi usanga azi ibintu bimukikije, ugasanga aramenya amazina y'abantu bo mu muryango bose, arabazi, wabamubwira akabavuga. Ugasanga aravuga imyenda y'abantu bo mu muryango, arayizi. Uyu ni uwa mama, uyu ni uwa papa, uyu ni uwa, akavuga musaza we cyangwa uwundi muntu. Imyenda yose akayimenya. Ni umwana utuma niba ushaka umuntu hanze ukaba wamutuma hanze, akagenda akamubwira ko mama mushaka, cyangwa se uhamubwira ati kino gikombe gitware mu gikoni, akaba yagitwara. Mbese iyo urebye usanga ari umwana uciye akenge. Kandi ngewe mutoza ibyo ngibyo byose aba ari ibintu mutoza. Ureba abashakashatsi bavuga yuko ukurikije uwo mwana afite muri we afite ubushobozi bwo kuba yakora ibyo byose navuze haruguru. Usanga rero bisaba kumutoza hakiri kare, ndetse ukabigiramo uruhare cyane, kubera yuko aba ari umwana utangiye gufata ibintu byinshi bitandukanye. Ni byiza rero yuko tubimufashamo kugira ngo agende abifata ku myaka ye. Mbese ugende ujyana n'imikurire ye, ubijyanishe n'igihe agezemo, noneho ubijyanishe n'ibyo yakabaye azi gukora. Ni uruhare rwacu rero kugira ngo tubashe kubikora kandi tubashe gufasha abana bo muri icyo kigero, hanyuma babashe kugira ubwenge bungana n'imyaka yabo. Uburyo wafasha umwana mu mikurire ye, ibyo byo ni ingenzi.
kuko umwana aba atangiye kumenya kuvuga. Ni igihe cyiza cyo kwigisha umwana kuvuga utuntu dutandukanye kandi nturambirwe, ukabisubiramo kenshi, ukabivuga kenshi, kuko ubwonko bw'umwana bumenyera iyo uvuga ibintu ukabisubiramo kenshi. Urugero, uwanjye arimo kwiga gufata ku munwa iyo yayuye. Ni ukuvuga ngo iyo yayuye iteka n'abasaza be usanga bamubwira Tifa, Tifani, fata ku munwa. Akahafata ubundi akabyibagirwa, uri hafi akamufatiraho. Mbese ubu ngubu iyo yayuye hari umuntu muri hafi amubwira gufata ku munwa. Hanyuma urebye akunda kubikora mu gitondo yakibyuka cyangwa se nimugoroba iyo agiye kuryama. Ibyo ngibyo arabifata ku buryo iyo afashe ku munwa ahita ahamagara mama nafashe ku munwa. Ni ukuvuga arabizi iteka ryose iyo muri iruhande cyangwa hari undi muntu muri iruhande amubwira gufata ku munwa. Ibyo ngibyo urumva ni ukubimutoza, uko ugenda ubivuga bigenda bikaba akamenyero, ntabwo bivuga rimwe ngo urekeraho. Ikindi turimo kumutoza kwitaba karame. Iyo umuhamagaye usanga yitabye ngo wavuga ngo Tifani akitaba ngo ariko kubera ko turimo kumutoza kwitaba karame turongera tugahamagara Tifani Tifani akagira akumva icyo dushaka, ukajya kumva aritabye ngo karame. Uramuhamagara kugeza igihe yitabye karame, cyangwa noneho wakumva atitabye karame ugahamagara abo ku ruhande rwe, ukaba wahamagara wundi akitaba karame kugira ngo yumve uko bitaba karame. Mbese urumva ibyo ngibyo biradutwara umwanya wo kugira ngo tubikore, kandi twabikora buri munsi kugira ngo agende abifata uko tugenda tubivuga. Mu mikurire y'umwana nabyo usanga ari ngombwa yuko umwana ahabwa ibikinisho bimufasha gukuza ubwenge bwe, bishingiye kenshi ku mabara. Kuri iyi myaka usanga kenshi bafashwa n'amabara atandukanye. Ibyo bikinisho bifasha umwana kumenya ibintu bishya, gukuza ubwenge bwe, kuko kenshi bigizwe n'ibyo afatanya, yubaka, bifite urusaku rutandukanye. Ugasanga hari n'ibimufasha kwishakira ibisubizo byaho ashyira ibisa nabyo, ibyo bakunze kwita puzzle. Hanyuma noneho akagenda arwana nabyo, kuko ntago aba abizi, ariko uko agenda abikoresha, uko agenda agira, biba bikuza ubwenge bwe umunsi ku munsi. Iyo rero afite ibyo bikinisho biramufasha kugira ngo bikuze ubwenge bwe, agire ibyo ahugiraho by'ingirakamaro, kandi abashe kugira ngo ajyane n'igikuriro cye, ajyane n'imyaka ye n'ibyazi. Ikindi ni ukwandika. Umwana ungana gutyo afata kereyo y'amabara atandukanye, biramushimisha cyane kwandika, bigatuma atarambirwa. Akandikisha ubururu, akandikisha umutuku, akandikisha umuhondo, akandikisha amabara atandukanye. Ibyo ngibyo byose ni ibintu bituma atarambirwa, kandi bikaba birimo kukuza ubwenge bwe, aho kugira ngo usange adafite ikintu cyo gukora, usange ahora ateruwe, usange ahora bamukikiye. Iyo ni imyaka yo kugira ngo agende abashe gukora utuntu twinshi dutandukanye. Ikindi ni umwana ugomba kugira umwanya wo gukinira hanze, agatwara igare rito ringana nawe, agakina n'ibitaka, mbese akaba ari aho akicara, akaba ari umwana ushobora kwimenaho amazi. Mbese uramureka kugira ngo agende amenya ibintu byinshi bitandukanye bimufasha gukuza ubwenge bwe. Muri rusange umuntu ashobora gukora gahunda y'umwana iteye gute w'imyaka 2. Gahunda y'umwana ni uguhera saa moya kugera saa 2. Wanjye niho kuvuga wanjye, ariko yaramfashije. Ni uguhera saa moya kugera saa 2, arabyuka, agakaraba mu maso, agakaraba intoki, akoza amenyo, agafata ifunguro rya mu gitondo. Saa 2 kugera saa 2 n'igice akuramo amapinjama, akambara imyenda y'umunsi, ubwo abatangiye umunsi neza. Saa 2 n'igice kugera saa 4 afata umwanya wo gushushanya, agakora imikino itandukanye. Afata umwanya wo gushushanya, hanyuma agahugira mu mikino itandukanye imwungura ubwenge.
saa yine kugera saa yine n'igice afata ifunguro rya saa yine rikunze kugirwa n'imbuto. Hanyuma saa yine n'igice kugera saa sita habaho gukinira hanze, twara igare akagendagenda akimenaho amazi, mbese agakinira hanze akemenaho ibitaka, ibintu byose ashobora gukorera hanze. Saa sita kugera saa saba ni amasaha yo gufata ifunguro rya saa sita. Saa saba kugera saa cyenda araryama kuko abaryamye akaruhuka. Saa cyenda kugera saa cyenda n'igice yabyutse ahabwa amata na snacks zimwe n'ibiryo bimwe byoroheje bya saa cyenda. Saa cyenda n'igice kugera saa 11 n'igice bareba katuni, akareba indirimbo baririmba, abana barabikunda. Hanyuma saa 11 n'igice kugera saa 1 n'igice habaho koga no gufata ifunguro rya nimugoroba. Hanyuma saa 1 n'igice kugera saa 2:45 aho ngaho tugirana umwanya nk'umuryango. Hanyuma igihe cyakwegereza cyo kuryama tugasenga, tugasoma inkuru zimwe na zimwe zitandukanye z'abana. Hanyuma tukoza amenyo tukaryama. Aya masaha niyo umukozi yubahiriza kandi akagerageza kugenda uko twayavuze, kuko iyo igihe kigeze cyo kuryama usanga n'umwana ubwe ari ibintu yamenyereye. Ntago ari umwana uyu munsi uryama saa 7 ngo ejo azaryame saa 9 ngo ejo azaryame saa 4. Usanga ari amasaha yamenyereye akoresha kandi aryamamo, bityo bikatworohera kugira ngo amenyere amasaha amwe udasanga uyu munsi bamuhinduriye. Ni byiza rero yuko dufasha bano bana muri iki gihe bagezemo, kubera yuko buri mwana wese ajyana n'imikurire ye. Iyo hari ibyo utamwigishije gukora mu gihe aradindira agakererwa, ugasanga umwana w'imyaka 2 ibyo yakagombye kuba azi ntago abizi, ahubwo arakora nk'iby'umwana w'umwaka umwe. Ni ingero nyinshi twafata zo kugira ngo tubashe kureberaho, hanyuma dufasha abana bacu kugira ngo ibyo bazi gukora bigendane n'imyaka yabo, bigendane imyaka yabo igendane n'ubushobozi bifitemo, igendane n'ibyo bazi gukora. Udasanga umwana w'imyaka 2 arimo gukora nk'iby'umwana w'umwaka umwe. Icyo gihe haba harimo uruhare rw'umubyeyi atakoze neza kugira ngo abashe gufasha imikurire y'umwana, abashe kumufasha abe yakora ibikorwa bimwe na bimwe bijyanye n'imyaka ye. Mu mikurire y'umwana w'imyaka 2, mu mikurire y'umwana w'imyaka 2, n'umwana ukeneye urukundo, umwana ukeneye urukundo rw'ababyeyi, n'umwana ukeneye kubyerekwa kandi akabibwirwa, ukamubwira ko umukunda, ukamubwira ugakora ibimenyetso bimwe na bimwe bimwereka ko umukunda, nko kumufata, nko kumuhobera, nko kumwiyegereza, mbese akabyiyumvamo yuko umukunzi, kandi ukamubonera umwanya ukamwumva, mbese akabona yuko uhari kubwe, atari kuvuga ngo umuntu arahuze afite ibyo ahugiyemo, ageze mu rugo ararushye nta mwanya we afite. Ibyo ngibyo ntago bimufasha mu mikurire ye. Ariko iyo umukunze arabyumva, nubwo atabikwereka cyangwa wenda ngo uhite ubibona ako kanya, ariko akeneye urukundo, ararukurana, akura rumwuzuye. Hanyuma ugasanga n'umwana utagorana nyine kubera yuko akunzwe. Tugomba rero kubibonera umwanya